turagusuje cyane ukurikiye Gira Ubuzima TV, ni channel yizewe cyane bagezaho ibiganiro by'ubuzima kandi byizewe. Hari ibintu bitatu by'ingenzi umugabo abura ku mugore we agata urugo, ariko ibi bintu iyo abibona nubwo mwabanye nabi uru rugo ntashobora kuruvamo, niyo yagenda aragaruka. Ingo nyinshi muzajya mubona ko zibanye nabi ariko ziriho, kubera ko nibura hari ibyo umuntu aba abona bikeya mu byo akeneye. Ibi bintu bitatu rero tugiye kukubwira ni ibintu abagabo bose bakunda baba bakeneye ku mugore, gusa icyitonderwa ni uko bigendana nk'inyabutatu, iyo habuzemo kimwe byose biba bipfuye. Niba uri umugore ukaba ufite umugabo ukaba ushaka ko muzagumana nubwo mwamubanye nabi ariko urugo rwanyu rukagumaho ntazashaka undi mugore, cyangwa ngo mube mwadivorusa ngo agire umutima w'uko mwadivorusa, ugomba kubimumenyera uko byagenda kose. Ikintu cya mbere rero abagabo bakunda iyo bakibuze bata urugo ni igitsina, ni imibonano. Ushobora kwibaza ngo ese ko umugabo wanjye yikora buri munsi cyangwa igihe ayishakiye ariko n'ubundi akaba agenda akaba anca inyuma, biterwa n'iki? Ubwo ntago ayibona uko ayikeneye. Buri mugore wese agomba gushyira mu mutwe we ko ikintu cya mbere umugabo we akeneye kuri we ari imibonano. Ibindi byo kurera abana, ibyo kubyara, byo gukora imishinga, byo gukora amabizinesi biza nyuma. Niyo mpamvu iyo ukoze ibindi ukibagirwa iki ngiki, amafaranga yose arayatwara akayashyira nyine abayifite babasha kuyimuha uko abishaka. Buri mugabo wese ikintu areba cya mbere ku mugore cyangwa umukobwa mbere y'uko amugira umugore we ni ukureba niba bajyanye mu bigendanye n'imibonano. Niyo mpamvu atangira areba uko umugore ateye, niba agendanye n'ibyifuzo bye. Hari igihe umugabo wenda aba akunda umugore ubyibushye cyangwa unanutse afite ibyifuzo bye mu bigendanye n'imibonano. Niba bamaze kubana akagendera noneho uko umugore ayimuha, uko basomana, uko baryamana, uko umugore yambara, ibyo byose umugabo arabireba. Nubwo umugore yaba atari mwiza adashamaje nk'uko abantu benshi babivuga, ariko uburyo yitwara bishobora kuba bihagije uwo mugabo. Niyo mpamvu muzabona abagore benshi badafite uburanga, batanateye neza, ariko ugasanga bubatse ingo zabo neza, ni uko baba baramenyeye umugabo icyo akunda, imibonano. Abagabo bose batekereza ku mibonano nibura inshuro 13 ku munsi igihe bari maso, ni ukuvuga ni hafi buri saha. Iyo urebye abagore bose batunzwe no kuryamana n'abagabo batari ababo, kandi bose bakabona abagabo baryamana, kandi bose bakabona n'amafaranga bahawe n'abo bagabo, ni ikimenyetso kigaragaza yuko abagabo bakunda imibonano ku rugero rwo hejuru. Nubwo umugabo atekereza ku mibonano inshuro nyinshi ku munsi, ntabwo bivuze ko umugore agomba kumuha iyo mibonano izo nshuro zose, nubwo byaba rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Ikindi gihe wenda akaba ari umugabo ubyishakira, icyapfa ni uko yereka umugabo ko nawe amwifuriza ko amuha ibyo akeneye. Kimwe mu bintu abagore n'abakobwa bicuruza batwarisha abagabo ni ukubereka ko bafite imibonano, ugendeye ku myenda biyambika igaragaza ibibero, igaragaza igituza, igaragaza amabere, igaragaza ikariso, imyenda yegereye umubiri cyane. Ibi bikareshya umugabo akumva agomba kumvikana n'uwo muntu ku bigendanye no kuryamana. Umugore afite inshingano zo kumenyera umugabo w'imibonano kuva ku kuyitegura kugeza ku kuyikora na nyuma yo kuyikora. Mu gihe rero umugore ategurira umugabo imibonano, ikintu cya mbere agomba kuzamwinja akamubaza, akamenya uko umugabo we aba ayikeneyemo, akamenya ibyo akunda, akamenya ibyo yanga, akamenya ibibazo bayifitemo kugira ngo abanze abikemure. Umugore agomba kubishakira umwanya n'igihe gihagije akabimutegurira. Igihe rero umugore agiye gutegurira umugabo imibonano, agomba kubanza akitegura we ubwe mu mutwe, akambara imyenda bigendanye, imyenda yabugenewe, akabimuganizaho. Niba umugabo yageze mu rugo bagashaka ibiganiro bibyerekeyeho bavugana, umugore akabwira umugabo ibyo amukundira, uburyo umugabo abishoboye, kandi umugore agatangira kare bataragera aho baryama cyangwa bayikorera. Igihe bageze aho baryama cyangwa aho bayikorera, umugore agomba gukuramo imyenda ye gahoro gahoro, kandi akayikuramo ahantu umugabo wamureba kugira ngo umugabo abone uko amwitegereza. Abagore benshi ibintu ntabwo babyitaho, kandi umugabo aba yabonye abagore benshi aho aba yiriwe ku mbuga nkoranyambaga, aba yabonye ubwambure bw'abagore benshi cyane. Niba utajya uha umugabo amahirwe ngo arebe ubwambure bwawe, umenye ko uri mu makosa. Ni byiza guhindurira umugabo ahantu mukorera imibonano. Mushobora kwimuka mukajya mu kindi cyumba, cyangwa se
mugashaka ahandi hantu, nubwo mwanasohokana nabyo nta kibazo. Niba muri mu gikorwa cy'imibonano, umugore agomba korohereza umugabo ko umugabo akora imibonano yisanzuye mu buryo bumworohera butamuvuna. Birabujijwe ko umugore ajya mu byo yirirwa abona muri filime z'urukozasoni, ahubwo akumva ko umugabo ashaka kumutwara akaba ari byo akora, kuko ibyo ngibyo ashaka kugutwaramo nibyo bimushimisha. Umugore agomba kwerekana amarangamutima umugabo ari kumutera, niba ari kumushimisha akabyerekana, akaba yanabimubwira. Niba umugore yumva hari icyo ashaka kuvuga akakivuga, gipfa kuba ari ikintu cyiza kandi kitabeshya umugabo. Igihe murangije, umugore agomba gufasha umugabo kuruhuka, umugabo akaryama, kandi niba bagiye kuganira, umugore agashaka ibiganiro bitarimo induru, bitarimo ibibazo, bitarimo gutera umugabo guhangayika. Niba rero mubyutse mwayirangije, ni byiza ko umugore ashakira umugabo ifunguro ritoya, cyaba icyo kunywa cyangwa icyo kurya, ariko akaba ari ifunguro ryoroheje ariko rihagije. Ibi bituma umugabo yirirwa amerewe neza aho yagiye, kubera ko imibonano ni igikorwa kivuna kandi gisaba imbaraga nyinshi abagabo. Birabujijwe ko umugore yigira ntibindeba, akerekana ko ari ibintu atajya ashaka, akerekana ko ari ibintu biba bimubangamiye, ahubwo akagaragaza ko nawe bifitemo uruhare, ko nawe ajya akenera umugabo. Ibi bizatuma umugabo yumva ahora atekereza umugore we, kuko azajya avuga ati mfite umugore mwiza unyitaho, umenyera imibonano kandi nawe nshaka, taho kujya mu nda yareka njye kumureba. Ikintu cya kabiri abagabo bakunda baba bakeneye ku bagore ni ibiryo. Abagabo bakunda ibiryo cyane ku rwego rwo hejuru. Niba uri umugore ukaba utari ubizi, iki kintu kimenye. Niba umugabo ashobora gufata amafaranga ye akagenda akokesha ikiro cy'akabenzi n'ibirayi akabirya wenyine akarenzaho byeri agataha, umenye ko umuntu uzabimumenyera azamukunda kurushaho. Mu biryo abagabo bose bahuriraho mu gukunda, abagabo bakunda inyama, iba akabenzi, ibe boroshete, ibe ifi, ibe urukwavu, ibe inkoko, ibe inyama zisanzwe. Bakunda inyama kandi izo nyama zikaba zitukura. Abagabo bakunda ibirayi byokeje, sote, ifiriti n'ibindi, bikaba ari ibintu bitetse mu mavuta. Utubari twose dukora ibi bintu bimarwa n'abagabo. Abagabo bakunda n'umuceri, bakunda n'icyo kunywa. Niba anywa inzoga, ubwo nyine agomba kuba yabonye inzoga. Niba atanywa inzoga, agomba kuba yabonye ibindi, harimo icyayi, fanta n'ibindi. Ibi bintu kandi bigomba kuba bihagije. Hanyuma niba uri umugore ukaba wabiteguriye umugabo, ugomba kubimuhana umutima mwiza. Umugore agomba gutegura ibiryo hakiri kare, cyangwa ku buryo umugabo ahagera byatunganye, cyangwa se akahagera biri hafi bishigaje iminota mikeya. Muzabona ko abagabo benshi iyo ageze mu rugo agasanga nta biryo bihari, agategereza akanya gato akabibura, ahita yigendera, akagenda atariye, akajya mu kabari cyangwa se n'ahandi, ariko akabona ibyo arya. Abagore baryamana n'abagabo benshi, abagore bakurura abagabo, iki kintu barakizi neza. Niba warigeze ubona umugore uryamana n'abagabo benshi, hari ibintu wamubonyeho. Wabonye ko akunda guteka neza. Niba hari umugabo uri buze agateka inyama, akazikaranga, agateka ifiriti, agateka amasota, akagura inzoga, akagura ibiki, kuko azi ko umugabo akunda ibiryo. Niba rero uri umugore ukaba uvuga ngo umugabo wanjye ngo ntago akunda ibiryo, ukagendera muri icyo kigare, ntumwiteho ngo umushakire ibyo kurya byiza kandi bihagije, umenye ko azaguta. Natanaguta, azajya afata amafaranga ajye kubigura hirya mu kabari no mu maresitora, ariko igihe nta mafaranga yabonye akazabona uyumugurira, niwe azasanga. Cyangwa se nyine ajya ahora mu kabari kuryayo, ndetse no gusambana nabyo bizaziremo, kuko akabari n'inzoga n'indaya ni ibintu bigendana. Niba rero uri umugore ukaba ushaka ko umugabo wawe aguma mu rugo nubwo mwamubanye nabi cyangwa mufitanye ibindi bibazo, ita ku bigendanye n'imirire ye. Niba muri abakene ukaba nta mafaranga ufite, yamusabe. Niba ushaka kumukorera surprise yo kumugurira ibiryo biryoshye, ushaka kumutekera nk'inkoko cyangwa urukwavu cyangwa akabenzi, muguza amafaranga, umubwire ko hari ikintu ushaka kuyakoresha, hanyuma aze kuza asange wabikoze. Niba mutayabona, uzishakashakemo udufaranga dukeya umukorere surprise ku bigendanye n'ibiryo, ntago azabyibagirwa, nta nubwo azakuvaho. Uzabimushukisha wese nk'umugore w'umukire azavuga ati nanjye uwanjye ndabizi ko abishoboye, igihe tuzabonera amafaranga azabinkorera. Umugore wese agomba kwiga guteka
ibiryo biryoshye, cyane cyane ibiryo bikunze kuba biri mu mahoteli, mu maresitora akomeye n'ahandi. Abagabo bose bakunda ibiryo, ni ikintu cya kabiri bakunda, urugo babibonyemo ntabwo bashobora kuruvamo. Ikintu cya gatatu abagabo bakunda mu rugo iyo bakibuze bararuta bakigendera, ni ikintu bita icyubahiro. Icyubahiro abagabo baragikunda kandi abagore baragitunze. Niba uri umugore ukaba ushaka ko umugabo wawe akugumaho nubwo mwamubanye nabi, ugomba kumwubaha. Ikintu cyonyine Imana isaba abagore ni ukubaha umugabo cyonyine gusa, kuko gikemura ibibazo byinshi cyane. Kubaha umugabo cyonyine. Uti se umugabo bamwubaha bate? Ikintu cya mbere ugomba kuba uri umuntu wumva umwubashye mu mutima, kuko nubikora ku munwa gusa bizagutungura umusuzugure, byose bite bijya hanze ko buryo utigeze umwubaha. Ujye umugisha inama abone ko uri umuntu umukeneye, ko uri umuntu umufata nk'umuntu w'umunyabwenge. Wite ku byo akunda abe ari byo nawe ukunda, ibyo ahisemo, ibyo agutegetse abe ari byo ukora. Ujye umubwira amagambo amushyigikira, utamucyurira cyangwa umutuke cyangwa umubwire izindi nshuti umusebya ku nshuti n'abandi bantu na bene wanyu n'abandi, kuko nibimugeraho azamenya ko utamwubaha. Ujye umufasha mu mirimo aba ari gukora, niba ahinga umufashe, niba acuruza umufashe, niba mu kazi ka leta cyangwa ahandi umufashe, abone ko umushyigikiye. Uba umuntu ufunguye kuri we, niba hari ikibazo umugizeho cyangwa hari ikosa aguhemukiye, wiribika ngo uzarimucyurire ikindi gihe, rimubwirira aho ngaho. Umufashe mu ntego ze, niba hari ikosa wamukoreye uhita umusaba imbabazi. Niba hari ikintu ashaka kukubwira umutege amatwi, ntugahore umutonganya ku byo atagenza neza ngo wite ku makosa ye. Ibi bituma yumva ko umwubaha kandi ko umuha agaciro. Ugomba kumenya amagambo umubwira, ntumubwire amagambo amutesha agaciro. Ntabwo ugomba kumusuzuguza imbere y'abana cyangwa umuhamagare mu mazina ngo ujye ubwira abana ngo ntibamusuzugure, ahubwo ugomba kujya ubwira abana ngo papa ni umuntu mwiza, ngo mujye mumwubaha. Igitekerezo cyaguhaye ujye ucyubaha cyane, ugisingize, umushimire, ntukamucunaguze, umucire ingoni n'ibindi. Wibuke kumushimira ku kintu yagukoreye neza, kandi ujye ugaragaza akanyamuneza igihe muri kumwe. Umumwenyurire, umwereke ko uri umuntu umwishimiye, umwereke ko umukunda, kandi ujye wibuka ibyiza yagukoreye. Niba ari icyo wamushimira, niba hari kado wamuha, uyimuhe. Naho rero niba utumva umugabo wawe ugahora ureba gusa ku byo adakora, ngo ibi utabikoze, ngo ibi utabikoze, ukamutuka n'amajwi ari hejuru, ukamutukira imbere y'abana, ukamuhamagara mu mazina, ukagira ute, ugakora ibyawe ntumusabe ibitekerezo, ntiwumve inama ze, iki gihe umenye ko azamenya ko utamwubaha, azaguta. Nubwo waba umuha igitsina, nubwo waba umuha imibonano, ukaba umuha n'ibiryo, ariko utamwubaha ntabyo azemera. Abagabo bakunda icyubahiro. Niyo mpamvu uzabona umugabo ufite umugore umusuzugura, azamuta akiryamanira n'umukozi wabo, kuko umukozi we amwubaha. Nta kintu umugabo atatanga ngo abone icyubahiro. Niyo mpamvu umugabo ubona yabonye inda iri kumwubaha, ashobora no kuyiha imodoka n'inzu kugira ngo ikomeze umwubahe. Abagabo bakunda icyubahiro. Ibi bintu abagore bicuruza barabizi neza. Iyo umugabo atashye aje kubareba, bamuvugisha neza mu kajwi keza, bakamukuramo inkweto, bakamwogereza ibirenge, bakamuzanira akamambiri, bakamusiga amavuta, bakamupfukama mu birenge, bakamureba indoro nziza, bakamubwira mu kajwi keza, ubundi umugabo akabaha ibyo atunze byose. Iyi ni Gira Ubuzima TV, twakubwiraga ibintu bitatu abagabo bose bakunda, bakeneye mu ngo zabo, iyo babibuze bati ngo bakagenda. Ni ibintu bigendana nk'inyabutatu. Hari icyifuzo ufite cyangwa igitekerezo, watwandikira muri comment. Hari inama ukeneye ko twakugira, watwandikira kuri email yacu cyangwa se kuri nimero yacu cyangwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi ni Gira Ubuzima TV, General Muganga Ignace. Bye bye, naho ubutaha.